Bene data bakundwa, turabashuhuje mu izina rya Yesu muri iki gitondo cyiza cy'umugisha, muri iki gitondo cyiza Imana yatugeneye. Yubasuhuza, nitwa Pastor Francis Rukundo, ndi umushumba mu itorero rya Apostles and Prophets Church. Dukorera umurimo w'Imana Nyerenye. Imana ibagirire neza. Ndashimira buri muntu wese wamaze kwitegura kugira ngo twijirane mu ijambo ry'Imana, dusangire ijambo ry'Imana Imana yaduteguriye muri iki gitondo. Imana ibaho umugisha. Rero munyemerere dusenge hanyuma twijire mu ijambo. Data mwiza, mu izina rya Yesu, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Imana y'agakiza kacu, Imana y'umwami wacu Yesu, tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo. Ushirwe hejuru, uhimbazwe, uhabwe ikuzo kandi uhabwe icyubahiro cyane. Tuguhaye ikaze nguze uvugane n'imitima y'abantu benshi. Reka ijambo ryawe ribagirire umumaro, kandi ijambo ryawe ribe ryo kubakiza, ribe ryo kubabohora, ribe ryo kubatabara, ribe ryo kubagirira neza. Ndetse mwami mwiza, ijambo ryawe rigira umumaro munini mu bugingo bwacu muri iki gitondo. Ngwino uhembure imitima, ngwino uvure imvune zo mu mitima, ngwino ukize ibikomere mwami mwiza, kandi ngwino wongere wubake Data wera. Turagushimiye yuko uri kumwe natwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turagushimiye yuko mwami uri kumwe natwe kugira ngo tugirirwe neza. Turagushimiye ko uri kumwe natwe kugira ngo utunezeze. Reka icyubahiro gikomeze kuba cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Imana rero ibaho umugisha. Bene data bakundwa, uyu munsi turaganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo iyambure uruhu rw'inyamaswa. Iyambure uruhu rw'inyamaswa niwo mutwe w'ijambo tugiye kuganiraho. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cyawo cya 2. Ndasoma umurongo niwuse cyane, ndasoma umurongo wa 24 n'uwa 25. Wa 24 bavuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Iyo twijiye muri iki cyanditswe, ni igitabo cy'Itangiriro igice cya 2, dusanga Imana irema ibintu byose. Imaze kurema ibintu byose, anyumiza kurema Adamu, anyumiza kumuremera Eva. Imaze kumuremera Eva, irangije irabajyana ibashyira ahantu. Adamu yita inyamaswa zose se amazina, ibintu bitandukanye abyita amazina atandukanye. Ari kumwe na Eva we, Bibiliya iravuga ngo bari bambaye ubusa, ngo ntibakorwe n'isoni. Ntabwo bari bambaye ubusa mu buryo bw'imirebere yabo, bo ntibabibonaga ko bambaye ubusa, bo ntabwo bari babizi ko bambaye ubusa. Kubera iki batabibonaga? Bari bambaye ubwiza bw'Imana, bari muri Edeni, bari mu bushake bw'Imana, bari ahantu Imana yaremye ishira umuntu. Imaze kurema umuntu, yamukebeye ingobyi yo muri Edeni, ishyiramo ibintu byose byiza, ishyiramo ibiti byose byera imbuto nziza, imbuto yemererwa kuryaho, n'igiti kimenyesha cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Imana yamubwira ngo kuri iki giti ho ntugakoreho, umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ariko ibindi byose ibiti biri muri ingobyi ujye urya imbuto zabyo uko ushaka, kereka igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Imana iramwihanangiriza ngo ntazakiryeho, kuko umunsi yakiriye no gupfa azagira ate? Azapfa. Hanyuma baba muri iyi ngobyi ya Edeni irimo ibyo biti byose, itarimo amavuriro, kuko Imana ntiyateganyaga indwara. Umuntu ari mu bushake bw'Imana, ari mu bwiza bw'Imana, ari mu kubaho kw'Imana, yari yambaye ubwiza bw'Imana. Yewe nta nubwo ngo yumvaga gukorwa n'isoni, kuko aho ubwiza bw'Imana buba ntabwo abantu bajya bakorwa n'isoni. Aho ubwiza bw'Imana buri ntabwo abantu bajya bakorwa n'isoni. Aho ubwiza bw'Imana buri, aho kubaho kw'Imana kuri, ntabwo abantu bajya bakorwa n'isoni. Hanyuma iyo tugeze mu gice cya 3, Bibiliya ivuga ngo inzoka yoshya Eva. Ntabwo ndi busome imirongo yose ko nihuta cyane, ariko inzoka yaragiye iganiriza Eva, iramumaze itari koko Imana yaravuze ngo ntimuzarye kuri ibi biti. Hanyuma Eva arayisubiza ati rwose niko Imana yavuze, ngo umunsi twariye kuri iki giti ngo no gupfa tuzapfa.
inzoka iramubwira iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti, ubwo ngiye gusoma umurongo wa 6, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Uyu ni umurongo ukomeye cyane. Babona yuko bambaye ubusa, bamaze gukora iby'Imana yababujije, bamaze kurya ku mbuto Imana yababujije, bamaze kurya ku giti Imana yababujije, bamenya yuko bambaye ubusa, babona batewe isoni no kwambara ubusa. Babonye batewe isoni nuko bambaye ubusa, baragenda biremera ibibabi by'imitini, bidoderamo ibicocero, biremeramo ibicocero. Abari bambaye ubwiza bw'Imana batangira kwambara ibibabi. Iyo umuntu yaguye mu cyaha burya ava mu bwiza bw'Imana agatangira kwiremera ibicocero. Burya abantu bose, iyo umuntu yari mu bwiza bw'Imana akaza gusoza aguye mu cyaha agakora ikintu Imana yamubujije, burya atakaza kwambara ubwiza bw'Imana, yarangiza akambara gukorwa n'isoni, akambara akiremera ibicocero, agatangira gushaka ukuntu nyine ayishahisha ibintu cyangwa bisobanura kugira ngo abisiga binogereze. Noneho umuntu agatangira kumva noneho yambaye ubusa, ubwiza bw'Imana bumuvuyeho, imbabazi z'Imana zigiye, kubaho kw'Imana kugiye. Adamu na Eva bagiye kumva bumva ubwiza bw'Imana buragiye. Bari bambaye ubwiza bw'Imana, babaho bambaye ubusa ariko ntibabimenye. Noneho bagiye kubona babona bambaye ubusa, kuko bamaze kurya ku giti Imana yababujije, bamaze kurya ku mbuto Imana yababujije, bamaze gukora icyaha mu yandi magambo, bamaze kugomera Imana mu yandi magambo. Bahita bamenya ko bambaye ubusa. Barangije biremera ibibabi by'imitini, babidodamo, biremeramo ibicocero. Bafata ibyo bibabi barabidodadoda, barabiterateranya, barangije batwikira ubwambure bwabo muri ubwo buryo. Uyu murongo wa 8 bavuga ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi. Amaso y'Uwiteka Imana, Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Umugabo arangije arayisubiza ati numvisha imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze icyo ni icyo. Uwo mugore aho kugira ngo bihane, umugore nawe atangira kuvuga, bitanaga ba mwana. Umugabo ati ni umugore wampaye. Babajije umugore nawe agiye kuvuga ngo ni inzoka. Umugore arayisubiza ati inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose yo ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uwo mugore, hagati yawe n'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Burya aha niho byakomotse. Uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira, buzajya bukumereramo ibikeri n'ibitovu. Nawe uzajya urya imboga zo mu mirima,
gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinda ugeza ubwo uzasubira mu mutaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu mu mukungugu nimo uzasubira. Umurongo ushaka cyane utega amatwi. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Iki nicyo nashakaga kugeraho. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Mu yandi magambo, yahise ifata akanyamaswa aho, yafata intama cyangwa se yafata ihene, irangije irakica, irangije irakabaga, irangije ikuraho uruhu, irangije yambika Adamu, irangije yambika na Eva. Abahoze bambaye ubwiza bw'Imana bambara uruhu rw'inyamaswa. Ariko murumva icyaha uzi ko gikura umuntu mu kwambara ubwiza bw'Imana kikamwambika uruhu rw'inyamaswa? Icyaha uzi ko cyakuye Adamu kugomera Imana, kutumvira Imana, kutumvira ijambo ry'Imana, kutumvira itegeko ry'Imana, kutumvira icyo Imana yamubwiye. Uzi ko bikura umuntu kwambara ubwiza bw'Imana, kwambara kubaho kw'Imana, kwambara akambara uruhu rw'inyamaswa. Iyo ukomeje usomye hepfo, bahise babirukana mu ngobyi ya Edeni. Bamaze kubirukana mu ngobyi ya Edeni, abandi umwana wa mbere Kayini na Abeli bose bavukiye hanze ya Edeni. Mu yandi magambo, abantu bose bari ku isi bavukiye hanze ya Edeni. Bavukiye hehe? Bavukiye hanze yo kubaho kw'Imana, bavukiye hanze y'ubushake bw'Imana, bavukiye hanze y'ubwiza bw'Imana, bavukiye. Dawidi yaravuze ngo mu byaha nimwo mama yambyariye. Mu byaha nimwo mama yambyariye. Sinzi uko ubyumva, ariko Dawidi we niko yabyumvaga. Aravuga ngo mu byaha nimwo mama yambyariye. Hehe, hanze y'ubushake bw'Imana niho nyina yamubyariye. Hanze y'ubwiza bw'Imana niho nyina yamubyariye. Hanze yo kubaho kw'Imana niho nyina yamubyariye. Nyina ntabwo yamubyaye acyambaye ubwiza bw'Imana, yamubyaye yambaye uruhu rw'inyamaswa. Nyina ntabwo yamubyaye yambaye ubwiza bw'Imana, yamubyaye yambaye uruhu rw'inyamaswa. Reka mbabwire, hanze y'ubwiza bw'Imana abantu bambaye uruhu rw'inyamaswa. Hanze yo kubaho kw'Imana abantu bambaye uruhu rw'inyamaswa. Ijambo ry'Imana we nirigari we. Uyu munsi ngiye kuvuga ikintu gishya mu matwi yanjye no mu matwi y'abantu bamwe muri mwebwe. Yamubyariye hanze y'ubwiza bw'Imana. Nawe mama wawe yakubyariye hanze y'ubwiza bw'Imana, hanze yo kubaho kw'Imana, hanze y'ubushake bw'Imana, hanze y'ubwiza bw'Imana, hanze y'imbabazi z'Imana, hanze yo kubaho kw'Imana. Yamubyaye abantu baramaze kwambara uruhu rw'inyamaswa. Ko abantu bambaye uruhu rw'inyamaswa, iyo umuntu bamaze gukora ibyangwa n'Imana, yarabarebye isanga ntago ari abo kwambara ubwiza bw'Imana. Nabagita ibi mwakoze ni ukwambara uruhu rw'inyamaswa. Abantu bambaye uruhu kandi rero ikibabaje, abanyarwanda bo bazi n'umugani uvuga ngo bamuha ubutamwa akiyongereraho na ngenda. Babahaye uruhu rw'inyamaswa batwara n'umutima wayo. Abantu iyo bacyambaye ubwiza bw'Imana ntabwo bakorwaga n'isoni, ndavuga Adamu na Eva. Ariko bamaze kwambara uruhu bamaze kugwa mu cyaha, bumva bakozwe n'isoni, bumva baracumuye, bumva barakiraniwe, barangije batangira kwiyumvamo gukorwa n'isoni, batangira guhunga Imana. Iyi mirindi y'Uwiteka ni ijwi ry'Imana. Yumva ijwi ry'Imana, arangije arahunga, bajya kwihisha muri iyo ngobyi. Imana ibagereye, irangije arababwira iti reka mbahereze uruhu. Ifata inyamaswa irayibaga, ikuraho uruhu, irangije irabambika. Abahoze bambaye ubwiza bw'Imana. Ese ubu mu bantu bandeze amatwi, nta bahoze bambaye ubwiza bw'Imana bari barakijijwe, bari barakiriye agakiza, bahora mu nzu y'Imana, bambaye ubwiza bw'Imana, ariko bakaba baragomeye Imana, bakaba baracumuye, bakaba barakoze ibyangwa n'Imana, bakongera kwambara uruhu rw'inyamaswa? Reka mvuga aya magambo munyumve neza. Ubwiza bw'Imana bugiye, ubwiza bw'Imana bubavuyeho, batangira gukorwa n'isoni. Iyo ubwiza bw'Imana buvuye ku muntu, yambara uruhu rw'inyamaswa. Imana yica akanyamaswa, irangije bambika uruhu rwa.
abantu benshi bavukiye hanze ya Edeni bose bambaye uruhu rw'inyamaswa, bavukiye hanze y'ubushake bw'Imana bambara uruhu rw'inyamaswa. Ko abantu mbonye bambaye uruhu rw'inyamaswa, iyo umuntu avuye mu bwiza bw'Imana, avuye hahandi nakubwiye, burya yambara uruhu rw'inyamaswa. Niwitegereza iyi si yose uzabona abantu barambaye uruhu rw'inyamaswa. Iyo urebye abantu ukareba ukuntu abantu bicana, ukareba ukuntu umuntu afata umwanya agategura umuteguro wo kujya kwica mugenzi we, ubona abantu batambaye uruhu rw'inyamaswa, uretse n'uruhu n'umutima barawambaye. Iyo urebye ukuntu abantu barogana, ukabona umugore arashatse mu muryango, agezemo, yamara kugera mu muryango agatangira kuroga bahasanze, akaroga abana b'umugabo we kubera yuko ngo ari mukase wabo. Abo bana kumva ntabishimiye kubera ko yambaye uruhu rw'inyamaswa, agatangira kubaroga, akabarorongoteshana, akabatesha umubyeyi wabo, akabatesha gukundwa n'umubyeyi wabo, bose bagatatana kubera yuko umuntu yambaye uruhu rw'inyamaswa. Abantu uko bagambanirana, uzi ko baba bakorana mu kigo kimwe cyangwa ahantu hamwe, ariko ugasanga abantu nubwo bakorana ariko bakagambanirana. Kubera iki? Bambaye uruhu rw'inyamaswa. Ntabwo bakiri abantu Imana yaremye mu bwiza bw'Imana yari yabahaye, ntabwo bakiri abantu Imana yaremye mu mbabazi z'Imana no mu kubaho kw'Imana, ahubwo bambaye uruhu rw'inyamaswa. Nicyo gituma bagambanirana. Yenda wowe uri simpazi, ariko icyo nzi neza, nawe uzi neza ko abantu bambaye uruhu rw'inyamaswa. Abantu bambaye uruhu rw'inyamaswa, iyo urebye uburyo barwana, iyo urebye uburyo bahemukirana, iyo urebye uburyo banywa inzoga bagasinda, umuntu agakubita undi icupa akamumena umutwe, umenya ko bambaye uruhu rw'inyamaswa. Abantu bambaye uruhu rw'inyamaswa, ndakubwiza ukuri. Iyo barebye, iyo ubitegereje rwose ubona bambaye uruhu rw'inyamaswa. Ndeba abantu umunsi ukira, kuva mu gitondo kugera nimugoroba, najya kubona nkabona abantu bambaye uruhu rw'inyamaswa barahemukirana. Uzi ko umuntu agenda agashaka umugore we, agarambagiza umukobwa, akajya kumusaba, akamukwa inkwano, inka nyinshi bakazimuca, agakora ubukwe bwe kataraboneka. Ariko ntibiteye kabiri, baba bari kumwe mu rugo, wajya kubona ukabona umugabo yarongeye yambara uruhu rw'inyamaswa, akamuhinduka, akajya mukubita, akamuhinduka, ntamugurire n'umwambaro, ntanamuhahire, ntanamuhe n'amafaranga yo guhaha. Wajya kubona ukabona amuciye inyuma, akajya agenda agasambana mu mihana, agasambana n'abahisi n'abagenzi, agasambana n'indaya, agasambana nk'isazi, kuko yambaye uruhu ngira ngo rw'isazi. Abantu bambaye uruhu rw'inyamaswa barahemuka. Nicyo cyonyine, kuko inyamaswa ntizigira idini, zo zihemuka, irakubona ikagushishimura. None uwo mutima wa kinyamaswa wimukiye mu bantu, bamaze kwambara uruhu rw'inyamaswa, ngira ngo batwaye n'umutima wayo. Abantu urababarirwa, abantu urababarirwa. Umuntu yarangiza akagira cyangwa kubita umugore yashatse, yakoye, yatanze amafaranga miliyoni zingahe kugira ngo akore n'ubukwe, ariko ukabona yamukubisemo urushi kuko yambaye uruhu rw'inyamaswa, hakamuhinduka, ntumenye ko ari wa wundi. Naho mama wari uzi ngo ni umuntu, none Imana ishatse kwereka ko yambaye uruhu rw'inyamaswa. Iyo umuntu akora ibyangwa n'Imana, burya aba yambaye uruhu rw'inyamaswa. Ni inyamaswa abantu, ni inyamaswa abantu. Reka nkubwire, ureba umuntu wizeraga, wari uzi, wajya kumva ukumva yafashe umwana muto ku ngufu, ukumva yafashe akana k'imyaka 5 yagasambanyije. Ari umuntu w'imyaka 20 na ari umugabo w'imyaka 30 na 40 atari uruhu rw'inyamaswa mwambaye. Umugabo w'imyaka 30 na 40 bajya kumufunga imyaka 20 azira gufata akana k'imyaka 5. Kwa abantu bambaye uruhu rw'inyamaswa, ariko kwa abantu bambaye uruhu rw'inyamaswa, kwa abantu bahindutse babi, kwa abantu bahindutse ukuntu ntabasha kuvuga ngo ubyumve neza. Ubwira rero ubonye umuntu yafashe akana ku ngufu, ukibaza se nta mbabazi agira? Ntazagira. Imbabazi yazigira agakiriho ubwiza bw'Imana, akiriho imbabazi z'Imana, nta mbabazi bakigira. Bambaye uruhu rw'inyamaswa, uravuga ibyo ngibyo.
ko umuntu agira atya se agatwara inda kandi abizi ko inda irimo umwana, yarangiza agakuramo inda akica umwana utagira inenge, akavusha amaraso atariho urubanza, akagenda akica umwana atatumye amazi ngo ayamwime. Ntabwo wamuretse ngo avuke. Nibura ngo uzamutume inkwi yange kukuvomera, nibura ngo uzamutume amazi yange kuyazana, nibura ngo uzamutume ku muhanda yange kujyayo, nibura ngo agutenguhe. Umwana utaraguhemukiye iyo ndira ziriki, uwo mwana umukuriyemo iki uretse kwambara uruhu rw'inyamaswa? Umwana utagira inenge. Reka mbabwire, abantu biyambuye ubwiza bw'Imana barangije bambara uruhu rw'inyamaswa. Umuntu amaze gucumura burya yirukanywe muri Edeni, ava mu bushake bw'Imana nk'uko nakubwiye. Ariko uko ukomeje kuba hanze yo kubaho kw'Imana, hari igihe umuntu yisubiramo akisuzuma akabitekerezaho akavuga ngo nk'ubu nzagereza kwambara uruhu rw'inyamaswa hanze ya Edeni, hanze yo kubaho kw'Imana, hanze y'ubwiza bw'Imana, hanze y'ubushake bw'Imana. Nzagereza gukomeza kuba hanze y'ubushake bw'Imana, gukomeza kuba hanze y'ubwiza bw'Imana, gukomeza kuba hanze y'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo. Yarangiza akavuga ati mfashe icyemezo ngewe ngiye gukizwa. Oh haleluya. Akavuga ngo mfashe icyemezo ngiye kwihana, ndabizi nahemukiye Imana ndetse mu byaha nimwe mama yambyariye, ariko noneho ngiye gufata icyemezo ngarukira Imana, nongera kugarukira Imana. Edeni si ubutaka n'imirima n'ibiti, ahubwo ni ahantu hari ibyiza Imana yaduteguriye, hari ubwiza bw'Imana, hari imbabazi z'Imana, hari kubaho kw'Imana. Rero iyo umuntu yamaze kwemera kugarukira Imana, yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, burya aba arimo gusubira mu ngobyi y'agakiza, ariyo ngobyi yasimbuye ya Edeni. Ingobyi ya Edeni kirya kiye niyo yari irimo agakiza ka buri muntu, ni nayo ijwi ry'Imana ryasangaga umuntu, ni nabwo Imana yajyaga igenderera umuntu. Ariko muri iki gihe dufite ingobyi y'agakiza. Iyo umuntu agaruka mu ngobyi y'agakiza, burya bagaruka mu bushake bw'Imana, burya bagaruka mu kubaho kw'Imana, burya bagaruka mu bwiza bw'Imana, burya bagaruka mu mbabazi z'Imana, ahitamo kwakira Yesu. Reka nkubwire wa muntu unyumva muri iki gitondo, wambaye uruhu rw'inyamaswa kugeza igihe uzakirira Yesu Kristo mwami n'umukiza, ukagaruka mu bushake bw'Imana, ukagaruka mu kubaho kw'Imana, ukongera kwambara ubwiza bw'Imana, nibwo uzarekeraho gukorwa n'isoni. Kwa bantu bakozwe n'isoni, kwa bantu bakozwe n'isoni. Uziho umukobwa bamufashe yakuyemo inda, baraza bakamwambika amapingu, baraza bakajya kumubariza ku karubanda, baraza bakamujyana mu rukiko, akajya agenda abantu bose aburana ko yakuyemo inda gusa. Uzi ko umuntu aca inyuma. Mu bihe byashize nigeze kubona inkuru icicikana ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi mu bitangazamakuru bitandukanye, umugabo yaragiye yiyubashye ariko aragenda akajya gusambana n'umugore w'abandi, akaca inyuma umugore we, akajya no mu rugo rw'abandi akajya gusambana n'umugore w'abandi. Hanyuma uwo mugabo nawe ararakara kubera ko yambaye uruhu rw'inyamaswa, ahamufatiye aramutemagura, amuca n'ikiganza. Umva uruhu rw'inyamaswa icyo rubakoresha. Kandi mbabwira gukizwa bakanga gukizwa, ndababwira kwihana bakanga kwihana. Muzakomeza kwambara uruhu rw'inyamaswa mugeze ryari? Amaze kugira gutyo arangije akorwa n'isoni we. Murebe kwa muganga, ibinyamakuru byose birimo kwandika ngo bamuciye ikiganza n'amafoto yariho agaragaraho, bamutemaguye wese, bamudodze kwa muganga. Umurebe nta kindi azira. Inshuti ze z'abagabo bakomeye bakoranaga mu kazi barebe bamusuye mu bitaro, ariko bazi ko yazize kujya gusambana. Ubwo se aho badakorwa n'isoni ni? Iyo ubwiza bw'Imana buhavuye gukorwa n'isoni biraza nyine. Iyo ubwiza bw'Imana buhavuye gukorwa n'isoni nibyo wambara. Arangije regakorwa n'isoni, ibintu biradogera. Nanjye ndababwira ngo muzakomeza mwambara uruhu rw'inyamaswa kugeza igihe muzemerera
kugarukira Imana, mukagarukira Yesu, mukakira Yesu umwami n'umukiza, mwanya mukongera kwambara ubwiza bw'Imana. Nta yindi nzira tuzambarira mu bwiza bw'Imana kereka kugarukira Imana, tukava mu bidatunganye, tukava mu byaha, tukareka kunywa inzoga, tukareka kunywa itabi, tukareka gusambana, tukareka kujya mu bisindisha, ukareka kujya mu bapfumu. Umuntu akajya aho ngaho akaba mu bapfumu gusa, akajya agenda nta bindi ngo baramubwiye nguza n'ibingibi. Kubera iki? Uruhu rw'inyamaswa baranza kavuga rero ngo dore inyatsi, kugira ngo inyatsi nzayigukize, hanyuma uzaze nzaguhereza uruhu rw'urutoni, ubu mutoni ku bakiriya, nzaguhagahuka inyamaswa iyi n'iyi n'izindi nzaguhagahuka. Noneho bakajya mu bapfumu bakabahagahuka inyamaswa, bakabaha ubwoya bw'inyamaswa, bakabaha amagufwa y'inyamaswa, bakabaha ibihanga by'inyamaswa. Umuntu akajya agenda mu ipantaro yambayemo igufwa, akagufwa k'injangwe yapfuye. Umuntu akajya agenda mu rukenyerero, mu mweko yambaye, baramwambitse ibintu byo kubera iki? Baragaruka muri wa mwuka wa Edeni. Adamu amaze gucumura, Imana imwambika uruhu rw'inyamaswa, nabo baragendana uduhu tw'inyamaswa, ngo iyi ni urutoni, ngo iyi ni imondo, ngo iyi ni ingwe, ngo noneho ngo abahisha bawe ngo bazajya bagutinya, ngo noneho ngo ahangaha ngo dore ndaguha ngo amavuta y'intare, ngo niya cyangwa se ngo nguhe iki. Mwambaye uruhu rw'inyamaswa, none murashaka n'amagufwa y'inyamaswa. Mwambaye uruhu rw'inyamaswa, none murimo murashaka n'ibijanja by'inyamaswa. Mwambaye uruhu rw'inyamaswa, none murashaka n'ubwoya bwayo. Mwambaye uruhu rw'inyamaswa, none murashaka ngira ngo n'ubwonko bwayo. Mani tubabarire kandi tugirire neza. Ndimo kuvuga aya magambo, munyemerere nsome Abaroma igice cya 5 umurongo waho wa 17. Abaroma igice cya 5 umurongo waho wa 17, Bibiliya iravuga ngo kuko ubw'igicumuro cyumwe cyateye ku rupfu rw'imikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'Imana yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe, ari we Yesu Kristo. Ndakomeza, nuko rero ubw'igicumuro cyumwe cyateye ko abantu bose bacirwa iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana kumwe kwateye ko abantu benshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira kumwe kuzatera ko abantu benshi baba abakiranutsi. Haleluya! Yo! Igicumuro cy'Adamu cyateye ko abantu bose baba abanyabyaha, bambara uruhu rw'inyamaswa. Ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe witwa Yesu, nacyo cyateye ko abantu batsindishirizwa na Yesu, batsindishirizwa n'amaraso ya Yesu. Haleluya! Batsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana, bongera kwitwa abakiranutsi, bongera kwambara ubwiza bw'Imana, bongera kwambara imbaraga z'Imana, bongera kwambara amavuta y'Umwuka Wera, bongera kwambara kubaho kw'Imana. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Uko igicumuro cyumwe cyateye ko abantu bambara uruhu rw'inyamaswa, ni nako icyo gukiranuka cyumwe cyatera abantu kongera kwambara icyubahiro cy'Imana n'ubwiza bw'Imana n'amavuta y'Imana n'igikundiro cy'Imana. Ariko ari uko wamwizeye, ari uko wamwizeye. Iyo umuntu yemeye rero gukizwa, yemeye kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, burya agaruka muri Edeni, agaruka mu bushake bw'Imana, agaruka mu kubaho kw'Imana, agaruka mu bwiza bw'Imana, agaruka mu kwiringira Imana. Abayiringiye ntibazakorwa n'isoni, kuko baba bambaye ubwiza bw'Imana. Yiyambura ubwiza bw'inyamaswa, akambara ubwiza bw'Imana. Iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, iyo umuntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza, iyo umuntu yagarukiye Imana, bene data bakundwa, mvugana namwe muri iki gitondo, niba mwarakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, nimumukomereho, mwe kongera gusubira inyuma ngo mwongere kwambara uruhu rw'inyamaswa. Ndagira ngo mbabwire ngo mugakiza twongera kwambara ubwiza bw'Imana, mugakiza twongera kwambara imbabazi z'Imana, mugakiza twongera kwambara kubaho kw'Imana. Siko umuntu akaroga na musaza we,
uzi ko umuntu aroga akaroga n'abana ba musaza we, uzi ko umuntu aroga akaroga n'abana ba mushikiwe, uzi ko abantu bambaye uruhu rw'inyamaswa barahemuka, baba guhemuka, barahemuka. Isi yose iyo nyitegere, iyo barebye bacura ibitwaro bya kirimbuzi, burya ni uruhu rw'inyamaswa. Iyo barebye bacura korona, burya ni uruhu rw'inyamaswa. Ni uruhu rw'inyamaswa. Isi yambaye uruhu rw'inyamaswa. Nibakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, nibwo bazongera kwambara ayayayaya, bambara ubwiza bw'Imana. Aho ureba umuntu ukamugirira imbabazi, aho ureba umuntu ukumva wamufasha, aho ureba umuntu ukumva wamutabara, aho ureba umuntu ukumva wamwitaho, kuko wambaye ubwiza bw'Imana disi, utacyambaye uruhu rw'inyamaswa. Ubwo igicumuro cyumwe cyateye ko abantu bose rero bambara uruhu rw'inyamaswa, abantu bose bakabarwa gukiranirwa, abantu bose bakagibwaho n'urupfu. Ni nako icyo gukiranuka cyumwe cyagarura bwa bwiza twatakaje. Rero icyo Yesu yazanye ni ubutumwa bwiza bw'amahoro mbabwira muri iki gitondo, ni ubutumwa bwiza bw'amahoro yo kubiteguza mbabwira. Ndababwira ngo nimwihane, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibona uko izituruka ku mwami. Iyo minsi yo guhemburwa ije, wongera kwambara ubwiza bw'Imana, ukava mu ruhu rw'inyamaswa. Yesu watashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire inshuti zanjye, bene data bakundwa, mvuga aya magambo ndagira ngo buri muntu wese agirirwe ubuntu bwo kunyumva ijambo mvuze. Kandi uyu mwanya ndatekereza neza ko nawe ufite abantu wagiye ureba. Hano bigeze gufata umuntu baramutwika arashya, baratwika. Ubusa batambaye uruhu rw'inyamaswa yo watwika umuntu agataka ubireba. Hano bigeze gufata umuntu baramuniga n'umugozi baramwica. Icyababwira ukuntu baba baraye amajoro bagenda biba, kuko inyamaswa nizo zigenda amajoro zigenda mu mirima y'abantu, ariko hari n'abantu inyamaswa bagenda nabo biba. Abantu bambaye uruhu rw'inyamaswa. Ariko iyo tumaze gutekereza neza, umuntu aribaza ngo nzakomeza kwambara uruhu rw'inyamaswa ngeze ryari? Hari ubu koko bambwirije gukizwa ndanga kubera inzoga, kubera ubusambanyi, kubera ukugambana, kubera ishyari, noneho nanze gukizwa koko nkomeze nambara uruhu rw'inyamaswa. Ubu koko nzambara uruhu rw'inyamaswa ngeze ryari? Ni abanyamujinya mubi n'ingwe. Kubera iki bambaye uruhu rw'inyamaswa? Kandi babahaye uruhu biha n'umutima. Iyo barebye usanga si uruhu gusa n'umutima barawutwaye. Reka mvuga ibi ngibi, ndimo ndavuga ngo iyo wemeye kugarukira Yesu nk'umwami n'umukiza, nibwo bwonyine ushobora kongera kwambara bwa bwiza twatakaje muri Edeni, bwa bwiza bw'Imana umuntu yambaraga akaba atagikozwe n'isoni. Ndavuga ubwiza bw'Imana umuntu yambaraga akaba atakorwa n'isoni. Yesu wacu ashimwe cyane. Nibwo bwonyine wakongera kubwambara. Reka dusome muri Mariko igice cyaho cya 10, ndavuga nihuta ndimo kwerekera ku musozo, umurongo waho wa 46. Bibiliya iravuga ngo Yesu akiza impumyi yitwa Baritimayo. Nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Baritimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera karataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Atangira yihana. Urumva uyu mugabo ukuntu yari umuhanga? Umva hahereye aravuze ati ibyaha byanjye byo ni ikibazo, mbabarira, umbabarira, ndabizi kubizi ko nacumuye. Aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Urabizi, ndabizi kubizi neza mwami, ko njya nsambana, ko njya nk'inzoga, ko njya ngenda niba abantu se, ngirabo ndiganya, ngavura se, none mbabarira. Atunguka avuga ngo mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati humura, haguruka, araguhamagara. Hari abantu ijwi ry'Imana rivugiye mu kanwa kanjye muri iki gitondo. Hari abantu Yesu ahamagara arababwira ngo humura, nanjye naga ngo nimuhumure. Yesu arabahamagara, nimuze umusange. Bahamagara impumyi barayibwira bati humura. Urumva umuntu agiye gutangira gusanga Yesu,
ikintu cya mbere babanza kumuhumuriza. Igihe wahereye wambaye uruhu rw'inyamaswa, humura. Igihe wahereye ubona abantu bambaye uruhu rw'inyamaswa, ndabizi warahangayitse, humura. Humura, haguruka araguhamagara. Bene data bakundwa, Yesu arabahamagara muri iki gitondo. Ushobora kuboneza amatwi wari utarakizwa, Yesu araguhamagara. Ushobora kuba wari mu byaha, Yesu araguhamagara. Ushobora kuba wari mu businzi, Yesu araguhamagara. Ushobora kuba wari mu busambanyi, Yesu araguhamagara. Ushobora kuba wari warakuyemo inda, Yesu araguhamagara. Ushobora kuba wajyaga mu bapfumu, Yesu araguhamagara. Yesu arabakeneye. Reka mbabwire, abapfumu bazakomeza kubambika uduhu tw'inyamaswa, ariko Yesu azabambika amavuta y'umwuka wera, azabambika imbaraga z'Imana. Ayayayayay, haleluya. Ndashimira Yesu wampaye agakiza, anyambura uruhu rw'inyamaswa, anyambika amavuta y'umwuka wera n'ubwiza bw'Imana. Barangije babwira impumyi, barayibwira ngo humura, araguhamagara. Haguruka, haguruka, araguhamagara ngo nayita umwenda wayo. Ko Bibiliya ndagukunda we, nayita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Hari umwenda tutagerana kuri Yesu. Hari icyambaro Barutolomayo yari yambaye, icyambaro cy'umujinya w'iwabo, icyambaro cy'ubushizi bw'isoni bw'iwabo, icyambaro cy'imivumo y'iwabo, icyambaro kirimo inyatsi z'iwabo, icyambaro kirimo ubutindi bw'iwabo, icyambaro kirimo ubukene bw'iwabo. Hari icyambaro ruriya ruhu rw'inyamaswa Barutolomayo yari arwambaye, ariko Yesu amuhamagaye amubwiye ngo ngwino. Aravuga ati kisinyigerana kwa Yesu, arakiyambura gitaho ngaho. Hari uruhu twiyambura iyo dusanga Yesu, hari umwambaro twiyambura iyo tugarukira umwami. Haleluya. Yo, ndafashijwe. Mwami, ndagushimiye yuko wanyambuye uruhu rw'inyamaswa. Ndagushimiye kandi ko hari abantu ugiye kwambura uruhu rw'inyamaswa. Ni koko Mwami, nabyumvishe, mbonye abantu benshi bambaye uruhu rw'inyamaswa. Gira abantu babarira muri iki gitondo, Mwami, babashe kwiyambura uruhu rw'inyamaswa. Barutolomayo bamubwiye ngo ngwino, Yesu aragushaka, Yesu araguhamagara. Barutolomayo aravuga ngo uru ruhu rw'inyamaswa nambaye yareke. Reka mbabwire mbisobanure neza. Ntabwo Barutolomayo bamubwiye ngo haguruka, ngo humura, araguhamagara noneho ngo akuremo imyenda ngo agende yambaye ubusa. Oya. Buriya ntabwo yakuyemo amapantaro, ntabwo yakuyemo amakariso, ntabwo yakuyemo amashati, ntabwo yakuyemo amakote ngo agende. Hari ikindi cyambaro ukuraho ugasigara wambaye imyambaro, ariko wambaye ubwiza bw'Imana. Yarazi ko Yesu atamushyiraho amavuta y'umwuka wera, atamushyiraho ubwiza bw'Imana acyambaye kiriya cyambaro, acyambaye rwa ruhu rw'inyamaswa nababwiraga. Arangije bamubwiye ngo ngwino, aravuga ati, arabyibwiriza, aravuga ati reka nkuremo. Arangije yikuramo cya cyenda, arangije ati umwenda yari yambaye. Arangije asanga Yesu. Ageze kuri Yesu, Yesu aramubwira ngo urashaka ko mugirira nte? Barutolomayo aramubwira ati, amusubiza ati mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu aramubwira ati, arayibwira ati igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Hari abantu kwizera kwabo kugiye gukiza muri iki gitondo, bemeye kuza ngo Yesu abambura umwambaro, wa mwambaro w'inyamaswa. Yesu abambura uruhu rw'inyamaswa, Yesu abakureho uruhu rw'inyamaswa, Yesu abambura uruhu rw'inyamaswa, abambika ubwiza bw'Imana. Iyo rero umuntu yambaye ubwiza bw'Imana, buriya aba yambaye imbaraga z'Imana. Iyo umuntu yambaye ubwiza bw'Imana, buriya aba yambaye amavuta y'umwuka wera. Iyo umuntu yambaye amavuta y'umwuka wera, buriya aba yambaye imbaraga zikiza, aba yambaye imbaraga zibohora, n'abadayimoni baramubona bagatinya. Aba yambaye umuriro w'umwuka wera. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo iby'abamarayika yarabyeruye, iravuga ngo abamarayika bayibahindurira umuyaga, ngo ariko abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Iyo umuntu yagarutse yambaye ubwiza bw'Imana, kuko Imana yacu ari umuriro, nawe aba yambaye ibirimi by'umuriro. Nicyo cyatumye ku munsi wa Pentekote Imana ibatirisha indimi z'umuriro, ibatirisha indimi z'umuriro. Kubera iki? Kugira ngo buri muntu wese hamanuke ikirimi cy'umuriro kuri we. Twambara ibirimi by'umuriro, amahembe akatubura, amajini akatubura, nyabingi zikatubura, bitega bikakubura, indwara baguterereje, amarozi bayohereza akakubura, amahembe bayatuma akakubura, ibitega babyohereza bikakubura, bigahura n'umuriro, kuko wagarutse muri Edeni yawe, wagarutse mu bushake bw'Imana, wagarutse mu kubaho kw'Imana. Dore igitumye abantu babayeho mu buzima bw'akajagari, nuko bacyambaye uruhu rw'inyamaswa. Nizo zitagira aho zirara, zihora zijarajara mu mashyamba yose. Kandi reka mbabwire icyatumye bavuga uruhu.
uruhu rw'inyamaswa. Ubundi uruhu rw'inyamaswa ni narwo ruranga ubwiza bw'inyamaswa. Bayireba ku ruhu bakabona irirabura, bakabona n'umweru, bakabona iyindi irasukundi, amabara atandukanye, nibwo bwiza bw'inyamaswa. Mu yandi magambo, abari bambaye ubwiza bw'Imana bambaye ubwiza bw'inyamaswa. Bamaze kwambara ubwiza bw'inyamaswa barahemukirana, umuntu bakamuguriza akambura nk'impyisi. Bakamuguriza amafaranga akambura nk'impyisi kugira ngo akomeze yuko yambaye uruhu rw'inyamaswa. Mana yacu tubabarire, tugirire neza. Mvuga ya magambo nerekera ku musozo, ndagira ngo mbabwire ngo muri iki gitondo abantu banyumva mwese, reka mbabwire ngo namwe nimumere nka Barutolomayo. Mubwire Imana muti mbabarira, mubwire Yesu ngo mbabarira, mubwire umwami w'abama bababarire, abababarire ibyaha byanyu, abababarire ibicumuro byanyu, abababarire gukiranirwa kwanyu. Yesu nabababarira, murata wa mwambaro w'inyamaswa, muratakaza ubwiza bw'inyamaswa, nimurangiza mwambaro ubwiza bw'Imana. Hari abantu rero bari barakijijwe, umuntu akaba yarakijijwe agasenga, agera no mu rusengero rw'iwabo aritanga, bubaka insengero, yitanga, agaba yatanga n'ikimasaba kuba ku rusengero, akaba yajya no mu cyata agakorera amafaranga, ariko kugira ngo bazubaka urusengero, amafaranga ku rusengero yiciye, akagenda akayatanga, akayapagasa mpaka akayabona, agakorera Imana. Bararirimba mu makorari, bararirimba, bamara igihe baririmba, barepeta ku zuba, bakagenda saa 8 bajya kurepeta, bakarirepeta inshuro 3 mu cyumweru, ku cyumweru bakaririmba, bakorera Imana, bavugira Imana, bajya mu biterane bavugira Imana. None bamwe baraguye, bakoze ibyangwa n'Imana, bamwe basubiye mu kunywa inzoga, bandi basubiye mu busambanyi, bandi bongeye gukora ibyaha, bongera kwambara uruhu rw'inyamaswa, bategereje umugisha. Kandi Imana ntabwo izaha umugisha inyamaswa, Imana iha umugisha abantu yaremye bari mu bwiza bwayo. Kuko Bibiliya ivuga ngo umuvumo w'Uwiteka uba mu rugo rw'umunyabyaha. Nerekera ku musozo ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacu ikugenderere, kugirire neza. Imana yacu ikwambure uruhu rw'inyamaswa, wambare uruhu rw'iki, wambare uruhu rw'ubwiza bw'Imana, wambare amavuta y'Imana, wambare imbabazi z'Imana, wambare kugirwa neza n'Imana. Ndimo kwerekera ku musozo, ndagira ngo abo bantu navugaga Bibiliya ibivugaho neza. Reka nsome icyanditswe kimwe nindangiza ngisorezeho kiri muri Yeremiya. Navugaga abantu bakijijwe, bamara gukizwa bakamara iminsi bari mu nzu y'Imana bakorera Imana, none baraguye. Bibiliya iravuga muri Yeremiya igice cyaho cya 8 umurongo wa 4 ngo maze ngo kandi uzababwira uti, Uwiteka arabaza ati, mbese abantu bagu butazabyuka, umuntu yayoba inzira butazayigarukamo, none si ubwoko kuki bwasubiye inyuma bukagendanirako, bagundira uburiganya bakanga kugaruka. Bene data bakundwa, abaguye, abavuye mu bwiza bw'Imana, kuki mwasubiye inyuma mukongera kwambara uruhu rw'inyamaswa mukagendanirako? Bibiliya irabaza ngo umuntu yagubuza ubutazabyuka, umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo, kuki mwege mwayobye inzira mukagendanirako? Kuki mwege mwaguye ubutabyuka? Nimwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, mugarukire umwami. Hanyuma ngiye kubona mbona Barutolomayo arahagurutse, arangije yiyambura urwa ruhu rw'inyamaswa nababwiraga, yiyambura cya cyambaro, arangije atangira kwegera Yesu. Yegera Yesu abatangiye kwegera umugisha, yegera Yesu abatangiye kwegera amahoro, yegera Yesu abatangiye kwegera amavuta, yegera Yesu abatangiye kwegera imbaraga z'Imana, yegera Yesu abatangiye kwegera ubwiza bw'Imana, kugeraho agira ngo yagezaho Yesu ari. Yesu amukoraho, imbaraga z'Imana zinjira muri Barutolomayo, zirangije ziramuhumura, zirangije ziramukiza. Ibyo yari yarabuze arabibona, ibyo atajyaga abona arabibona, n'ibyo atari yarabonye arabibona, umugisha atari yarabonye yawubona, n'akazi yari yarabuze yakabona, n'ibintu byose atabonaga. Ava muri rwa ruhu rw'igisuzuguriro cyo guhora asabiriza ku muhanda, yambara ubwiza bw'Imana, yambara imbabazi z'Imana. Bene data bakundwa, muri iki gitondo ndashaka kugira ngo hagire abantu biyakirira umwami Yesu, biyambura uruhu rw'inyamaswa, bongere kwambara uruhu rw'ubwiza bw'Imana. Mwambara ubwiza bw'Imana kubw'imbabazi z'Imana. Reka dushime Imana, hanyuma twatuze abantu bishakira gukizwa, tubasengere, tubingingira Imana ibaha agakiza kazima. Ndabizi barahari. Rambika ikiganza cyawe mu gituza cyawe, wowe ushaka kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza. Vuga uti, mwami Yesu,
nijeje umutima wanjye, natuje akanwa kanjye ko Yesu ari umwami. Ndakijijwe, umbabarira ibyaha byanjye byose nagucumuyeho, umbabarira ibicumuro byanjye byose nakoze mwami. Amaraso ya Yesu anyeze, unkure mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, kubera ko mbaye umwana w'Imana. Urakoze Yesu kuko umbabariye. Amen. Reka ngusengere. Data mwiza, mu izina rya Yesu ndagushimiye kandi nkuhaye icyubahiro. Nishimiye kubw'ijambo ryawe no kubw'imbabazi zawe. Genderera abantu bawe, rambura ikiganza cyawe mwami ku bugingo bwabo, rambura ikiganza cyawe ku buzima bwabo, wongere ubahe umutima mushya, wongere ubahe umwambaro mushya, bongere kwambara umwambaro mushya, bongere kwambara ubwiza bw'Imana, bongere kwambara imbabazi z'Imana, bongere kwambara kubaho kw'Imana, bongere kwambara amavuta y'Imana. Ubagenderere, ubahe umugisha, ubakure mu ngoyi y'inyatsi, imivumo y'inyatsi, ubakure mu ngoyi y'indwara mu izina rya Yesu. Ubasubize mu kubaho kw'Imana, ubasubize mu bwiza bw'Imana, ubasubize mu mbabazi z'Imana, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.